n'umurimo amafaranga y'icyizere yarayabonye. No kuri nyumvira ngo abandi bana barayabonye. Amafaranga y'icyuzi yabaye icyuzi. Aya mafaranga amaze kubisereri mu mitwe y'abantu. Uraca ahangaha Nyabugogo ukumva ngo barashaka amafaranga y'icyuzi. Wazamuka ku mwogombero wa Kamonyi yerekeza za Muhanga ukumva ngo amafaranga y'icyuzi barayashaka. Abanyarusizi nabo bakaniye bakutuye ngo nibiba ngombwa barahanya ariko amafaranga y'icyuzi aboneke. Abanyaruhengeri nabo ngo nibatayabona n'impaka kuri komini ngo n'impaka babahaye amafaranga yabo bakobokeye. Abanyabutare nabo ngo aya mafaranga nataboneke bitegure kuko intambara ya Shikaramu tayari igiye gutangira. Ngo ntibibaza ukuntu amafaranga yabo bakobokeye bayasinzemo byeri na za mitsingi bikarangira batayabonye. Ngo aya mafaranga y'icyuzi nataboneka ngo bitegure ko haraba akantu. Aya mafaranga y'icyuzi araza gukora ku bantu. Nubwo ndi kugendera mu kigare ariko nanjye umwami wa Red Bull aya mafaranga y'icyuzi ndayashaka. Agomba aboneke cyangwa dusakuze igikombe kimukira ikindi. Ariko ubundi wakwibaza ngo aya mafaranga y'icyuzi azishyurwa nande? Umunyonzi, umuyede, umushumba, umukarani bose barashaka amafaranga y'icyuzi. Ubundi hagati aho ayo mafaranga y'icyuzi yazanywe nande? Aya mafaranga yatumye ndara mu nyandiko abitse hehe? Umutima wanjye ndi kujya gutuza nakwicara hasi nkumva biranze nkahaguruka ngo ngiye gushaka amafaranga y'icyuzi ariko ngatahira aho ngaho nta na busa. Mu by'ukuri nanjye sinzi ngo aya mafaranga ndayashakira hehe, gusa mu mutima ndi kumva nyashaka ku bubi na bwiza. Ndi kwicara nkumva kimwe n'abandi nanjye narayakobokeye. Aya mafaranga y'icyuzi niyo mafaranga yashakishijwe kurusha ibindi bintu byose mu mwaka w'ibihumbi 2025. Na n'ubu sindibaza impamvu ntari kuryama ngo biryamike ntarabona aya mafaranga y'icyuzi. Hari impuha ziri gukwirakwira ko aya mafaranga yashangaraje imitima n'ubwonko by'abantu. Yanyerejwe na Mudugudu na Mutwarasi bayobora ahangaha Nyabugogo. Amakuru ni menshi, hari n'abari kuvuga ko aya mafaranga y'icyuzi yose abitse uyu mugore Nonozata uri kwihindura umuzimu ku ngufu kugira ngo yanyereze ayarye yose abana ba Nyamagabe tutabonyeho n'akanyoto. Kubwiye ko njye ndi umuzimu, njye narapfuye ariko icyo shimira Imana nago nozayitaya enekitayi binefore zinetayi nago nonobayi nago. Uyu mugore nashaka ari rumenesha niba ari uyafite. Ntiturita ngo ni umuzimu, turamutwana amapyisi mpaka duhaye umucyo ku mafaranga yacu twakobokeye. Ahari umwami wa Red Bull nanjye nashonjeye, kuko aho kugira ngo twicare mbabwire turebere hamwe impamvu y'amafaranga y'icyuzi ari kwandikwa ahantu hose, ahubwo ko nkomeza kwandika niko ndi kumva ubushagarira buvanze n'umujinya, imitima igihumbi ikomeza kumpatira kwishyuza amafaranga y'icyuzi nakobokeye. Abantu benshi bakomeje kumbwira kuba bari bamaze kuyabona no kuyahabwa. Baca ahangaha Nyabugogo abajura bakabitoneraho akanyirahene. Usibye amafaranga y'icyuzi amaze kuducanganyukisha no kuturema ibisebe mu mitima, aba bajura ba Nyabugogo bamaze kutugeraho ifundi igera ibivuzo. Ngo hari umusore Ndayisenga Viator wari ucitse abanzi bo mu ngororero aho yavukaga. Ngo araza Kigali aramwakira arihiringa arakutura arakotana ajya mu kiyede yakivamo akajya gusyaga ibingibi bitasiganaga n'igikarani. Ijoro n'amanywa yihiringa acuruza bombo biswi marigarine isosi sobure bacapata umugata amaronji najya imvange amakaroni ubunyobwa soti itetse mu karutangawizi kiraha imvange mushubataye. Imyaka yihirika ari 10 aza no kugura imodoka ariko ngo kubw'amaherere iza kuribwa n'imbeba Nyabugogo imwereka ko batiganye. Ngo byange bikunda asubira iwabo mu ngororero. Ubu nawe yicaye nk'abandi bose umujamari utunze imodoka ategereje ubuntu amahirwe n'imbabazi z'Imana ko zakongera kumusekera nk'abandi bana kongera gatunga. Ngo nibajya gutanga amafaranga y'icyuzi Ndayisenga muzayamufatire kuko ngo nawe yarayakobokeye. Ngo muri bano bajura ba Nyabugogo ngo nabo hari abatarabona amafaranga y'icyuzi. Nimutitonda muri iyi minsi abavantara muraza kubabara papa. Turasaba leta ku bufatanye n'abaturage ishake neza umuntu wihisha inyuma y'iribura ry'amafaranga y'icyuzi, afatwa afungwe burundu aduhereza amafaranga y'icyuzi yacu twakobokeye.
amafaranga yacu bakomeje kuyasinda mu mitsingi ku mugaragaro bose bareba. Aya mafaranga y'icyuzi arasiga bamwe babaye imituku mu mitima. Aya ngaya nataboneka arasiga bamwe barwaye intinyi n'agahinda gakabije. Ubu tuvugana bamwe bari kwa muganga, abari gupfa bari gusiga babwiye abana babo kuzishyuza amafaranga y'icyuzi bari barakobokeye. Ntiwakumva uburyo umwana w'imyaka 3 kuva ejo nta kintu na kimwe yari yakoza mu kanwa, nawe ngo yarayakobokeye agomba yabone ngo aguremo biswi ya glucose na bombo yo ku gati. Byanga bikunda umuntu uri inyuma y'iribura ry'aya mafaranga y'icyuzi ararya riminge kuko ibintu birakomeye. Ikindi kandi mu gutanga aya mafaranga bazajye bagendera ku mikobokere, kuko bitabaye ibyo hari abazarengana. Ubu tuvugana hari abamaze gukoboka amaguru, ariko nk'ubwije ukuri ko ndi kumva kubera amafaranga y'icyuzi namaze gukoboka umutima ntabwo wabyemera. Turi gukorera abakire twabishyuza ngo reka nta kintu bafite, nabo bategereje amafaranga y'icyuzi. Byanga bikunda nkurikije uburyo igihugu cyose cyabuza no mafaranga, biragaragara ko ashobora kuba yaribwe ntitubimenye, naho yari amaze kunyuzwa mu ryo ya kera. Hari igisambo gishobora kuba cyaratujyaniye n'amafaranga yacu twakobokeye igihe kirekire, nta no kujijinganya. Kandi iki gisambo turagishakira Nyabugogo. Umujura wa Nyabugogo niwe ufite ubushobozi bwo kuba yakwiba, akiba no mafaranga yose akayanyereza ntitubimenye. Sasa rero reka intambara itangire, reka turebe ukuntu Nyabugogo tuhashoza intambara ya Shikaramu. Reka tugende twarakaye noneho natwe tubemeze mu bibone. Nimutatwereka uyu mujura ushobora kuba yarajyanye no mafaranga y'icyuzi, natwe noneho tuje twarakaye. Reka tumushakishe ingufu, reka tumurebe mpaka tumubonye, reka tuze tumutware mapyisi mpaka duhaye amafaranga yacu twakobokeye.